Umusobanuzi yakomeje kwereka Mukristo ibintu atagombaga kwibagirwa byari kumugirira umumaro mu rugendo rwe, ari nabyo benshi dukeneye mu rugendo twatangiye rugana mu ijoro. Yaramufashe amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye, aho Mukristo yabonye umuntu wari uhagaze utaratuzaga kusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Kristo arabaza ati, ibi bisobanurwa biti? Umusobanuzi ati, uyu muriro ni umurimo ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani, ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo awusukamo amazi ndakikwereka. Amujyana inyuma y'inkike, asangayo undi muntu ufite imperezo y'amavuta, akajya yasuka mu muriro rwihishwa. Mukristo ati, ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi ati, uyu ni Kristo udatuza gukomeza umurimo watangiye gukorerwa mu mutima w'umuntu, awukomeresha amavuta niyo buntu bwe, nuko nubwo Satani ahirimbanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo, ikomeza kuzura ubuntu bwe. Kandi urareba ko uyu muntu ahagararira inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro. Ibyo ni ukukwigisha yuko abageragezwa turushywa no kumenya uko uwo murimo w'ubuntu bw'Imana ukorerwa mu mitima yacu. Nshuti bene data, tube maso cyane kuko Satani ari gukora ibishoboka byose ngo azimye umuriro w'ubuntu Kristo Yesu ari gukora mu mitima yacu. Satani ari kwifashisha ibigeragezo, inshuti, bamwe mu bagize umuryango, abantu dusengana n'abo dukorana batihannye, kugira ngo azimye umuriro wacanywe n'Imana muri twe. Gusa inkuru nziza ni uko niba umuriro waracanywe n'Imana muri twe, udashobora kuzimishwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Umuriro kandi ugereranya cyangwa ushushanya umwuka wera. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 ngo, icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Kristo Yesu. Aya magambo araduhamiriza ko umurimo w'ubuntu Kristo yatangiye gukorera mu mutima w'umuntu kubw'ubuntu bwe azawusoza uko byagorana kose, kuko atari umuntu ngo ananirwe, kandi atari umucancuro ukorera ibihembo ngo birabura awuhagarike. Amen. Iyo tugiye mu gitabo cyanditswe na Luka, cyangwa urwandiko rwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 12 guhera ku murongo wa 49, ngo naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Yesu yavuze aya magambo igihe yari amaze kubona ko intumwa zari zimaze gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Abantu bari bamaze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, batagitwarwa n'inyigisho z'uburyarya z'abatambyi ndetse n'abafarisayo, kandi ntibari bagikurikiza imihango n'imigenzo by'idini. Bari bamaze gusobanukirwa ko muri Yesu ariho gusa bakirizwa, nuko bemera ubutumwa bwiza n'agakiza ku buntu. Mbese aho bene data, twebwe ntitwakwemera ubutumwa bwiza ko budakoze isoni n'agakiza twazaniwe ku buntu binyuriye mu gitambo Kristo yatambiwe ku musozi Golgota. Igihe cyose umurimo w'ubuntu ukorerwa mu mutima w'umuntu, habaho impinduka, kandi umuntu wa kera ahinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Iyo impinduka ziri kubaho, Satani ntabinezererwa kuko abantu baba bari kumuvaho. Niyo mpamvu umuntu wakoraga imirimo ya kamere dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo wa 19 kugera ku 21, gusambana, uwakoraga ibiteye isoni n'iby'isoni nke, uwasengaga ibishushanyo, uwarogaga, uwanganaga, uwatonganaga arangwa n'ishyari n'umujinya n'amahane, uwitandukaga akirema ibice, gusinda n'ibindi bitandukanye. Iyo yihannye akabireka, ababikoranaga nawe batahindutse ntibamwishimira, ahubwo barahindukira bakamurakarira, bakamubwira amagambo mabi bamutuka ndetse kandi bakamwanga. Nyamara birakwiye ko umuntu yakangwa kubw'ingeso ze nziza, kubwo kwera imbuto nziza, aho gukundirwa gukora no kwifatanya mu bibi. Urukundo Imana yadukunze nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, apfa ku bwacu ngo abanyabyaha ntituzarimbuke, ahubwo nitwizera igitambo cya Kristo cyatambiwe i Karuvari, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Mbese aho ntitwari dukwiye gukunda uwo wadukunze atyo? Kristo wisize ubusa
akemera kwikorera ibyaha byacu, yishyiraho intimba zacu ngo dukire urupfu twagombaga gupfa. Yohana igice cya 14 ku murongo wa 15 ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Kuva mu gice cya 20 tuhasanga amategeko y'Imana 10. Nyamara Yesu yayakubiye muri abiri dusanga mu rwandiko rwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 12 guhera ku murongo wa 30 kugera ku 31. Irya mbere ni ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha aya mategeko gukomera. Amategeko 4 abanza yo mu gitabo cyo mu Kuva mu gice cya 20 akubiye mu itegeko rya mbere dusomye muri Luka. Gukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. 6 asigaye akubiye muri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nidukundisha Uwiteka Imana umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, ubugingo bwacu bwose, imbaraga zacu zose, kandi tugakunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, tuzaba dusoje amategeko. Kuko ntabwo tuzaramya ibishushanyo, ntituzagira izindi mana mu maso y'Imana yacu, kandi ntituzaruhuka ku munsi washyizweho n'abantu. Nidukunda bagenzi bacu tuzubaha ababyeyi, kandi ntituzagira ikibi dukorera cyangwa ngo twifurize bagenzi bacu. Uwiteka Imana idukunda idushoboze kuyikunda kuko ari yabanje kudukunda, kandi tuyikunde nk'uko ijambo ryayo rivuga. Umuriro w'Imana ukwiye kwaka muri twebwe, tugakunda Imana, tugakunda na bagenzi bacu. Ikizamenyekanisha ko turi abigishwa ba Kristo ni urukundo mu bo tubana, abo duturanye, aho duteranira, abo dukorana, ndetse n'aho tugenda hose. Aho umuriro uzaka hazaba gucyaha icyaha, hazaba gutanga imiburo. Tuzamenyekanisha Imana kandi tuyihagararire. Umuriro w'Imana ni waka muri twe, utuma twemera kurenganyirizwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no gutukwa duhorwa izina rye. Ni mutyo twifuza cyane ko uyu muriro ucanwa muri twe. Uwiteka abaho umugisha, kandi umwuka we wera abe kuri twebwe twese, aduhe gusobanukirwa byimbitse.